hanyuma uko dusukura amazu yacu uko dusukura ubu haba harimo novuga ati ndashaka gukora ubukwe hari imishinga myinshi abantu bashaka gusoza muri iyi minsi bagasukura imitima yabo nese ni gute umuntu ubu hari ibirori byaje ubu babyita ngo iki ngo ni baby shower yego da ngo ni baby shower ibirori bakorera umwana ugiye kuvuka ibaze kwitegura umwana ugiye kuvuka ntago ari bibi kuko nsigaye mbona no kuntu ari twiza hari no kuntu ubona bari kubikora mukumva nawe wifuje kongera kubyara cyane nk'abacuze kera hari n'ababa barifungishije batakibyara ariko utuntu turiho twa kwitegura umwana ugiye kuvuka bakadekora wabona mama yicaye atwite n'umwenda mwiza n'abamwegereye hasigaye hari ibintu byiza cyane n'ukuri ariko ukareba imbaraga batanze ku mwana we ugiye kuvuka rimwe na rimwe kandi hari n'ababikora ntazi kuko iyo umuntu atwite hari ibintu bimubaho hari igihe abyara hari igihe ivamo hari igihe amubyara agapfa ukabona imbaraga yamutanzeho kandi ni byiza umwana we nta kibutakwe kumukorera ukareba amafaranga yatanze ku mwana uzakora akankura umujyi akamubwira ati wambyariraga iki ukareba imbaraga yatanze ku mwana uzifata gutya ati ntuzongere kumbyara ukareba imbaraga yatanze ku mwana wizeramo umusaruro cyangwa n'inyungu ejo bundi akagukoza isoni abapagani bo hari igihe yavuga ati inda yakubyaye bimwe by'abapagani uko biri kose ukabona yashyizemo imbaraga zikomeye kandi ni byiza ariko kwitegura umwami utadukosoma umwami utadusaba byinshi reka dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuri mama Charlene official ni ya chaîne yiwe yivuga butumwa koreraho ubutumwa atanga ubutumwa butandukanye y'ijambo ry'Imana ibiganiro ndetse n'ibindi ndetse hariho na filime yitwa harya yitwa cyo mama Charlene ya filime yitwa Ubuhenebere Karundura mugeze kuri episode nyirango ni ya gatatu ni ya kane ni ya gatatu okay yes ndabona bigenda neza rero murakomeye rero turakomeye cyane turimo gushima Imana okay yes uratangira wibwira abantu badukurikiye nubwo bakuzi bose gira ngo abakukurikira kuri chaîne yawe bose baragusobanukiwe ariko hari waza ari mushyashya wenda baravuga ngo y'urugo rutakwishe umushyitsi ngo ntabwo ruba rwahaye icyubahiro reka tukwita umushyitsi wawe bazo utangire wibwira abadukurikiye urakoze cyane nitwa Mukeshimana Emery tanzwe ku izina rya mama Charlene ndi umumama w'abana batanu nkorera Imana uyu murimo yego okay ni byiza cyane uyu munsi ndagira ngo tuganire abantu barabizi yuko turimo tugenda twerekeza mu minsi mikuru akwitariki 25 nkuko bisanzwe buri mwaka nyine muri uku kwezi kwa 12 tuzaba turimo twizihiza ivuka rya Yesu Kirisito cyangwa rya Yesu Kristo bitewe naho umuntu ari njya numva uburyo babyita bamwe babipfa ngo ni Yesu abane ngo ni Yesu ariko buryo uvuze Yesu cyangwa Yesu ubumuhuriyeho hari no mu zindi ndimi zitandukanye mu kigiri kibifite uko bivugwa ahandi yariza Yesusi ibintu nk'ibyo ngibyo bose baba bashatse guhurira ku izina rimwe yes tuzaba turi kwibuka ivuka ryiwe ngira ngo ni nacyo wenda twaganiraho tugatangira twitegura cyangwa tuteguza abantu nyine ibijyanye n'uwo munsi mukuru ubundi Noheli yagakwiye kuba yizihizwa gute Noheli yagombye gusiga iki mu mutima w'abantu cyangwa abantu bagombye kuyitegura gute reka wenda bari cyo kibazo cya mbere dutangiriraho kugira ngo tuze dukomeza tuganira urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kwibuka igihe amavuko kwibuka igihe ukuntu Yesu yavutse biba bishatse kuvuga ko tumuhaye agaciro duhaye agaciro ukuntu yavutse akemera kuza kuducungura hanyuma rero ariko ikintu kibabaje nuko abantu uburyo bamwiteguramo ntago ari bwo buryo bukwiriye kandi ubona uburyo bamwiteguramo cyangwa babyitegura Noheli ubona bashyiramwo imbaraga z'amafaranga
bagashyiramo n'imbaraga z'ubwitange, ariko nyamara hari izindi mbaraga baba bakwiye kubikurura bakabivana mu kumva ko ari ukwishimisha, ahubwo bagaha agaciro umwami wemeye kuza mu isi yanduye, mu isi yari irimo abagome, mu isi yari irimo abamututse, bakamwambura ubusa, bakamuzunguriza umutwe, bakamukorera ubugome bungana nk'ubwo bamukoreye. Bari bakwiye guha agaciro urukundo yabakunze, hanyuma bakarumwishyura nabo bakarumukunda. Kuko aho umuntu yitegura akagura imyenda, akagura inkweto, agategura ibyo azarya, abasore bagategura aho bazasohokera, ubu nuko korona yateyemo ntabwo abantu bazidagadura nk'uko byari bisanzwe, n'abazasambana bagategura uko bazasambana, ayo bazahonga abagore n'ayo bazahonga abakobwa bakayashyira ku makonte. Ntabwo ari cyo bivuze. Iki ni igihe cyo gutekereza kuri Yesu wadukunze, akaduha agaciro, akatuvana mu bubi akatwinjiza mu byiza, akatuvana mu miryango irimo ibyaha, akatuvana mu miryango irimo guterekera n'ibindi, tukamuhera agaciro ko yaje. Kuko Yesu iyo atavuka niyo ataza ntago tuba turiho. Yemeye kutubera igitambo kizima, yakemuye byinshi. Bivuga ngo iyo ataza byari kuba ibintu bikomeye binateye ubwoba, twari dukwiye kumuharira agaciro. Hanyuma uko dusukura amazu yacu, uko dusukura ubu haba harimo n'uvuga ati ndashaka gukora ubukwe, hari imishinga myinshi abantu baba bashaka gusohoza muri iyi minsi, bagasukura imitima yabo. Nese ni gute umuntu ubu hari ibirori byaje, ubu babyita ngo iki, ngo ni baby shower. Yego da, ngo ni baby shower. Ibirori bakorera umwana ugiye kuvuka. Ibaze kwitegura umwana ugiye kuvuka ntabwo ari bibi, kuko nsigaye mbona n'ukuntu ari twiza. Hari n'ukuntu ubona bari kubikoramo kumva nawe wifuje kongera kubyara, cyane nk'abacuze kera. Hari n'ababa barifungishije batakibyara, ariko utuntu turiho two kwitegura umwana ugiye kuvuka, bakadekora, wabona mama yicaye atwite n'umwenda mwiza n'abamwegereye, hasigaye hari ibintu byiza cyane n'ukuri. Ariko ukareba imbaraga batanze ku mwana we ugiye kuvuka, rimwe na rimwe kandi hari n'ababikora ntazi. Kuko iyo umuntu atwite hari ibintu bimubaho, hari igihe abyara, hari igihe ivamo, hari igihe amubyara agapfa, ukabona imbaraga yamutanzeho. Kandi ni byiza, umwana we nta kiba utakwiye kumukorera. Ukareba amafaranga yatanze ku mwana uzakura, akanyura urumogi akamubwira ati wambyariraga iki. Ukareba imbaraga yatanze ku mwana uzifata gutya ati ntuzongere kumbyara. Ukareba imbaraga yatanze ku mwana wizeramo umusaruro cyangwa n'inyungu, ejo bundi akagukoza isoni. Abapagani bo hari igihe yavuga ati inda yakubyaye, bimwe by'abapagani. Uko biri kose ukabona yashyizemo imbaraga zikomeye, kandi ni byiza. Ariko kwitegura umwami utadukosoma, umwami utadusaba byinshi, umwami uturengera ijoro n'amanywa, ugasanga nta mbaraga bagize gute babishyizemo. Kandi kumwitegura si inoti, kumwitegura si inzu nziza, ni ugukoropa umutima byonyine, ukamuha agaciro, ukavuga ngo uze uvukire muri njye. Kandi uko Yesu akuvukiyemo, iyo wabihaye agaciro, ni nako agukuriramo. Haleluya. Uko avutse ari agahinja, ukamwakira, agenda akura, akagenda akura. Ni ukuvuga ngo ugera mu rwego rwo kuba umuntu w'umugabo ufite ubwanwa, umeze nk'umuntu Yesu yavukiyemo akanakuriramo. Ubwo rero ndifuza kubwira abantu ngo nibabiha agaciro, kuko nibitafite umumaro cyangwa nibifite umumaro muke nk'ibyo twavuze, n'umumaro muke. Kuko utinya ibirori ukora ubabaye, ariko n'ubu cyangwa ugaseka muri iyo minota, ugaseka muri iyo minota, mu yindi ukongera ukarira. Ni ibintu bifite umumaro muke. Ariko gutegurira Yesu, ugakoropa umutima, akavukira muri wowe, akagenda kurira muri wowe, ni iby'igiciro. Kandi ni n'igiciro kidateze kurangira. Yego. None ubona ni irihe somo? Urabona Noheli itwibutsa ivuka rya Yesu. Jite bivuga yuko abakristo hirya no hino cyangwa abizera Yesu Kristo kuri buri 25 za buri mwaka baba bari kwibuka nyine yuko umwami wacu Yesu yatuvukiye. Ariko uwo bari kwibuka yarakuze, birumvikana, akora misiyo
ikibazo yari yamuzanye ku isi, asubira mu ijuru kwa se aho ategereje arimbisha umugeni we kugira ngo azamwishyira adafite ikizinga no mu nkanyari. Ubu nari rihe somo cyangwa niki abakristo bakwiye gusigirwa no kuba kwibuka ko Yesu yavutse, umuntu byagombye kumusigira iki ntabikore nk'umuhango gusa? Yego. Ikintu amasomo arimo ni menshi, ni nayo tuzagenda dusobanura. Harimo amasomo menshi mu kuvuka kwa Yesu. Byonyine no kuba yaragiye Mariya yaramutwise. Mariya yaratwise Yesu akamutwita nta bushake bw'umugore n'umugabo bubayeho. Naryo ni isomo, ni isomo rigaragaza ubuhanga buhanitse bw'Imana. Yego. Icya kabiri, kuba yaremeye kuvukira mu mugore utarabarwaga akaba ariho avukira, ni isomo rikwiye gusigira abakristo abakomeye n'aboroheje. Bishatse kuvuga ngo ni Imana iba ahantu hose, itarebye diplome, itarebye amashuri, itarebye ibintu byinshi. Ikindi, harimo amasomo menshi kuko n'ahantu yavukiye ubwaho mu gisogororo, akaba ataravukiye muri beriso, bakaba bataradekoye kumwe badekore ibipirizo, akavukira mu gisogororo ari umwami. Nabyo ni isomo ku bakirisitu. Ubuzima buciriritse, kwicisha bugufi, guca bugufi kungana kuri. Ari naho ngera nkabwira abakozi bana ngo bajye biyoroshya, ntibajye biyoroshya, kuko iyo umuntu ajya kuzamuka aramanuka, akemera kuvukira muri kiriya gisogororo kingana kuriya, guca bugufi bigeze kuri rwa rwego. Ikindi, hakabamo isomo ry'ukuntu yagiye ahigwa kandi ari umuziranenge, yarazuraga abana babo ku buntu, yarahumuraga impumyi ibirema bigasimbuka, yaratuburaga imigati ariko bakarenga bakamwica rurarupfu. Nabyo harimo isomo ku bakirisitu. Ukuntu yakuze akambara rugabiri, nibyo tuzaganiraho. Ukuntu yambaye ikanzu imwe atakuragamo, ukuntu yagambaniwe na bene wabo, ukuntu bene se bavukana batamwemeraga. Harimo isomo ku bakirisitu ry'ubu buzima turimo. Yego. Kuko kuba Yesu yarigeze asonza bagaca amahundo n'abigishwa, harimo isomo. Harimo isomo, nta kintu bundi. Iyo nigisha Yesu mvuga ubu buzima bwe, mvuga ikanzu ya Yesu, nkavuga ukuntu yavutse, nkavuga ukuntu yahizwe. Ni amasomo menshi, nibyo nshaka tuziga mu buryo burambuye. Nzatanga ibyigisho birambuye na mu ma episode. Ariko ikintu nyamukuru, duha agaciro kuvuka kwe, tubiha agaciro. Umuntu wavutse akaza kuvuga ngo ngiye gupfira abatanzi, mpfira abandwanya, mpfira abampiga, kandi mu bamwishe n'abamugambaniye nabwo yaraje kubacungura. Niduha agaciro kuvuka kwa Yesu, hanyuma bidusigira isomo ryo guca bugufi, kuko yaciye bugufi mu buryo bukomeye. Mwabyumvishe rero, kuvuka kwa Yesu bifite umumaro mwinshi, ndetse no kwibuka ivuka rye. Hari isomo cyangwa amasomo menshi bigomba gusigira umukristo, akongera akamenye ubwitange, guca bugufi, kugira neza n'urukundo rutagira akagero. Yesu Kristo yadukunze maze akemera kuvukira mu isi, akemera akambara akamero k'umugaragu, agaca bugufi, akamanuka kugira ngo njyewe nawe tuzabone ubugingo buhoraho. Ayo niyo masomo akubiye mu kuvuka kwa Yesu Kristo. Ariko mama Charlene, kuki Yesu yaranzwe n'urukundo rwinshi, akemera kutwitangira, akemera gupfa urupfu rubi rw'agashinyaguro, kuvukira mu isi n'ibyo byose nyine turimo tuvuga, dore ko ari iminsi mikuru ibigenda ishoreranye n'ubundi ivuga kuri Yesu Kristo. Ariko ukabubona abantu bavuga yuko ari abakristo bayobotse iryo zina bakaryizera, bo ukabona batarangwa n'urukundo, nyamara umwami wabo ari umwami w'urukundo. Ubona biterwa n'iki? Ni nabyo twavugaga, uko biri kose n'abamwemera
n'abamuvuga ntabwo ushobora kwemera Yesu udafite urukundo. nta nubwo wavuga ngo yavukiye muri wowe udafite urukundo, ntiwavuga ko wanamuyobotse udafite urukundo. Ni nk'ibyo byose rero, nimba umuntu yumva ko Yesu agiye kuvuka agatahira mu kumva umutima we uri mu kurya neza no kwambara neza, hakumva yuko inzu isa nabi ari buyikorere isuku, ariko Yesu ntamuha agaciro, amanyanga afite n'ibyaha afite naho yamubabaje ntabyiteho ngo avuga ati uyu muntu yantanzeho byinshi reka mugarukire, niho hazava yuko nawe nta rukundo azagira, kuko Yesu yakwicayemo. Ikintu cya mbere ni urukundo, kandi burya urukundo ni ikintu kiyoboye kandi gikomeye, kuko burya urukundo impamvu Yesu yakundaga yagira ngo natwe tube icyitegererezo cy'urukundo, kubera yuko udafite urukundo ntago waba mu isi. Urukundo rurababarira, urukundo rurihangana, urukundo ntirwifuza ikibi ku muntu, urukundo ni ikintu gifite imbaraga. No gukorera Imana udafite urukundo ntago byakunda, no kubaha Imana utarufite, no kubana n'abantu b'Imana utarufite ntago byakunda. Rero abo ngabo bavuga ngo bakiriye umwami Yesu ngo aba muri bo badafite urukundo nta nubwo bamwakiriye, kuko nawe ubwe ni urukundo. Kandi ku rukundo adusaguriraho aduhaho nirwo tugenda tugakwiragiza hano mu isi, no kumukorera ubwe ni urukundo, kubera yuko habamo kwitanga, habamo kugira ibyo wirengagiza, habamo kugira ibyo udaha agaciro. Rero umuntu uvuga ko amukorera adafite urukundo nta nubwo amukorera, ntiyigeze amumenya. Nyine yaraje aririra arinywera, ntiyakoropa ngo Yesu ature muri we, kuko umuntu urangwa nuko Yesu ari muri we arangwa n'urukundo. Waruvuze yuko iyi nyigisho zijyanye n'umunsi mukuru cyane cyane wa Noheli wenda cyangwa n'indi munsi mukuru bigabuye mu ma episode wumva uzajya ugenda usobanurira abantu mu buryo butandukanye. Ni ibikibazo abantu bakwitega kuzumva muri izo nyigisho, cyangwa bigabuye gute wenda kugira ngo dukore ivumbura amatsiko ku bantu bazamenye inyigisho bazabasha kwiga muri iki gihe nyine twegereje iminsi mikuru, dore ko hari kubura iminsi 15 yonyine, ubwo no kuvuga ibyumweru 2 n'umunsi umwe ubundi tukagera kuri Noheli. Ni ibikibazigamo. Okay, ikintu ushaka kwigishaho ntago nzavuga Noheli yonyine. Yego. Ahubwo nzatanga inyigisho ishobora no kuzagera kuri Pasika. Hari ukuvuka, hari ugupfa, hari ukujya mu ijuru, hari no kuvayo, ni detail ibintu byinshi. Ariko hari ibintu abakristo bakwiye kumenya, kuko nyuma yuko Noheli ivamo bazahita bitegura gusoza umwaka. Yego, gusoza umwaka. Abakristo bakwiye kwitonda, bakamenya itangira ry'umwaka, bakamenya n'isoza ryawo, kuko nzababwira ko abana b'isi bagira ubwenge kurusha abana b'umucyo. Ubwenge bagira ni ubuhe? Nk'ubu ngubu umwaka urangiye, niko turi kuvuga. Umwaka urangiye, ubu ibikorwa bya leta n'iby'abikorera bagiye gukora ikintu bita gusuzuma. Basuzume imikorere yabo, barebe ayo binjije, barebe icyo bagezeho, barebe n'ibyo bahombye, babarire n'abakozi. Ni na hahandi hava udushimwe tw'abakozi, bakareba n'abakozi bitwaye neza, bakabategurira n'ibihembo. Abaguye muri manka bakabirukana, n'abahombeje ibigo bakirukanwa cyangwa se bakabahindurira imyanya. Abacuruzi nabo bakareba iterambere bagezeho mu mwaka wose, kandi wajya no gutangira umwaka bakareba bakagira ibyo biyemeza kugira ngo umwaka nurangira bazareba inyungu bakuyemo. Kandi iyo umuntu amenya inyungu amenya n'igihombo, iyo umuntu amenya igihombo amenya n'inyungu. Ndashaka kubwira abakristo ko gusoza umwaka kumva ngo witeguye kuwurasa, birashoboka ko utazanawurasa. Vuga uti nzawurasira ahangaha. Hari abawurasira ahantu heza bari mu masengesho, hari abawurasa bari mu bugambanyi, hari abawurasa bari mu matiku, hari abawurasa bavuga ati buretse nzamwereka uyu mwaka
abantu benshi bafite aho bawurasira ariko ndibwirira abakirisitu ngo ntuhige nabi uko biri kose ntago urupfu rujya rutinya itariki ya mbere ntago urupfu rutinya iya kabiri ntago urupfu rutinya 30 urupfu rurakubita ntiruhusha imyaka n'iminsi n'amezi rurakubita uwo uriwe wese rurakurangiza ahubwo umuntu yicare nibyo tuzaganira hitubara uyu mwaka wose ushoje urebe nimba hari uwo wahemukiye urebe nimba hari uwo wambuye urebe nimba hari uwo wagiriye nabi urebe nimba hari aho utakoze umurimo w'Imana urebe nimba hari aho wahemukiye Yesu urebe nimba hari abo mutigeze mbese urebe uruhare rwawe rwaba rubi haba mu bantu haba kuko burya hari amakosa dukorera abantu ariko Imana ntigire icyo bigitwara hari n'amakosa dukorera Imana abantu ntibagire icyo babangamirwa turebe mu ruhande rw'abo twabanye turebe mu ruhande rw'abo twakoranye turebe mu ruhande rw'abagabo twashakanye nabo turebe mu ruhande rw'abagore twashatse turebe mu ruhande rw'abana turebe mu ruhande rw'abaturanyi turebe mu mpande zose tugire gukosora ibyo twishe kandi tugire no kugira intego yo kuzatangira umwaka tudafite amanyanga n'ubugome ndakubwiye ngo nibyo ubundi umukristo aba akwiye gusuzuma kugira ngo turebe aho twahombye mu mwuka ikindi uyu mwaka utangira hari ababatijwe sibyo nawe hitubara ko abantu mwasangiraga inzoga babwiye kuri umukirisitu uvuge ngo kuba nararetse inzoga kwanjye nkaba umukirisitu ni irihe terambere ry'umwuka byangejejemo nusanga nta terambere ry'umwuka wabonye uyu mwaka uharanire kurigeraho kandi nubona ko umwaka ushira ntacyo wunguka nushaka gukizwa uzabivemo kuko biravuna byo gukomeza kukuruhiriza ubusa kubera ko abakoze ibyaha bageze kuri kandi ubitegura neza urebe uti nahombye bikubwo gukizwa narabatijwe abantu bazi ko ndi murokore ibituranga ni byinshi utari umuririmbyi ni umushumba utari umushumba ni umubishopu utari bishopu ni pasiteri utari pasiteri ni umuhanuzi utari umuhanuzi ni umuririmbyi ku giti cye abakristo mu byiciro byose reba inyungu wungutse muri uyu mwaka wa 2020 urebe n'igihombo wagize iyo wagize igihombo menye ko uzashaka inyungu wiba umuntu wimera nk'inka kandi uri umuntu inka niyo bayobora bakayijyana aho bashaka uri umuntu Imana yahumekeye mu mwuka wayo kugira ngo utandukanye icyiza n'ikibi umenye ibyapfuye ubizure umenye ibyazimye ubyatse kandi umenye n'ibyo ugiye gukosora muri uyu mwaka winjiyemo wikicara ngo Mana mpimyenda Mana abana banjye bazambara iki uwo si umushinga kurya si umushinga no kwambara si umushinga nkwibutse ko abo bana bawe niyo mishinga yawe bishobora guhaniramo hakagira ibikubaho ukagenda utayirangije tugira ibyo dukosora mu mwuka abashumba bayoboye insengero nibarebe icyo bamajiriye abakristo barebe icyo babamariye barebe nimba ubwatsi babashakiye bwaratumye batoha nk'abariye ubwatsi mu buryo bw'umwuka kandi barebe nimba amata bari gukamwa koko ari amata y'abagaburiwe yego barebe amaritiro abakristo baba bari gukamwa kandi iyo bari gukama ntibayarebere mu giturisho barebe n'umusaruro barebe muri korari hamaze kwishingira bangahe barebe ku midugudu ni bangahe basubiye mu kabari bamenye n'ingamba nabo bafata mu bigo by'isengero ko nimba leta ifata ingamba mu bigo byayo bya leta bakavuga ati iki kigo reka tucyongerera ubu bushobozi n'abashumba n'abapasiteri n'ababishopu n'abapotere bose nibarebe iterambere bagejeje ku bakristo babo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri nibagira icyo bashobora bagikore ariko byirangira ngo tuzarira he ngo tuziyakirira hehe ubizi uteze nimba uzaba ukiriho yego ni byinshi tuzavuga ni byinshi bizavugwa mwabyumvishe ngira ngo ni inyigisho nziza kandi zikomeye ndetse ziziye igihe abantu bagenda basobanukirwa neza mbere yuko wenda tugana ku musozo w'iki kiganiro gisa n'intangiriro nyine y'ama episode menshi azatambuka muri iyi minsi mikuru niki kindi wumva waba usigaje kubwira abantu bari kureba chaîne yawe yivuga butumwa ikintu ushigaje kubwira abantu bareba chaîne yanjye yivuga butumwa Mama Charlene official ikintu cya mbere ndabashimiye
ndabashimiye kandi mbashimiye mbikuye ku mutima njye sinjya amenya uburyarya bitandimo nanakicecekera nkarimira ariko impamvu mbivuze nuko binyuzuye ndashimira abantu bankurikirana ariko ndashimira n'abatankurikirana kuko buriya nabyo byose biba bifite umumaro wabyo ariko by'umwihariko ndabashimiye kandi mbasabiye umugisha ndashimira abo muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye birashoboka ko bamwe mu nyandikira simbasubize kubera ibintu byinshi nikoreye byo kuba ntapfa kubona umwanya uko mbyumva cyangwa uko mubishaka ariko ndabazirikana kandi ndabareba ikindi ndashimira abantu bakomeje kumba hafi nzakomeza kubashimira uyu mwaka unarangira unatangira burya ijambo ryiza ni murumuna w'Imana iyo umuntu akubwiye ngo komera uwo ni umusada ukomeye kimwe namwe mutubwira ngo dukomereke kuko murahari namwe muba mutwishe nubwo tutakomeretse ariko burya ijambo ryiza rivukana n'Imana ni murumuna w'Imana koko abantu mwatubwiye ngo nidukomere abantu mwatubaye hafi abantu mwadusengeye abantu mwadufashije mu buryo bw'ubuzima mu buryo butandukanye mwagiye mudutera inkunga mu buryo bwinshi cyane kandi mwakomeje kugenda mukora subscribe ari kuri filme ari no kubyigisho bitandukanye umusirikare n'ibindi na za comment mugenda mwandika hariya ngenda nzisoma nkumva ndabakunze cyane hanyuma iyo Amahoro iyo nkorera iyo mukorera ikomeze ibazigamire ubugingo ibazigamire ubuzima ibazigamane n'imiryango yanyu ibazigamane n'akazi mukora ibazigame mu bihugu muvukamo ibazigame mu bihugu mucumbitsemo ibazigame no mu byo mukoresha imirimo y'amaboko yanyu Imana ikomeze kubaha kureba izuba kandi ninabarinda ntibarindire mu marira ntibarindire mu miborogo ndabaturaho umugisha w'Imana kugira ngo ibyo mutabonye muri uyu mwaka mu mwaka dutangire muzabibone iterambere mutabonye muri uyu mwaka muzarigire mu mwaka twinjiyemo ibyo amarira mwarize muri uyu mwaka Imana izabahe guseka mu twinjiyemo kandi ibyishimo mutabonye Imana izabibahe mbifurije ko Yesu azavukira muri mwe kandi akazajya agenda akurira muri mwebwe navuga byinshi rero gusa turakomezanyije ntago mbasezeye Imana itubikiye byinshi kuri iyi cano hamwe no gukomeza gukurikirana zira filme Imana y'Amahoro nibahe umugisha. Amen. Reka tugushimire cyane kuba waganirije abantu ndetse ukakora iryo vuga butumwa rimeze gutyo nibyo byose ugenda ubategurira gukora subscribe n'inkunga ikomeye ugenda utera kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke. Reka rero dushimire mama Charlene kuba yatuganirije nyine nubwo ari ukutuganiriza mu rugo nyine ubwo ndavuga mu kuri chaîne yiwe yivuga butumwa ni byiza cyane. Imana iguha umugisha nawe kuba waragiye ubera abantu umugisha muri ubwo buryo butandukanye uko ubifuriza umugisha ngira ngo nuko wenda batabona uburyo bose bakubwirira icyarimwe ariko nabo bagira ngo bahindukira bavuga ati nawe Imana iguha umugisha kuko watubereye umuhesha w'umugisha mwiza. Yego urakoze cyane ndasabira n'umugisha Jo ndasabira umugisha Joel Imana imumugisha mwiza ndasabira umugisha Isiraheli ndasabira umugisha Gilbert Imana ibaho umugisha namwe kuko mwagiye mumfasha muri ubu buryo bwo kugira ngo tugezeho abantu ubutumwa bwiza Imana namwe ibaho umugisha hamwe n'imiryango yanyu. Amina. Turi mu minsi mikuru twibwira yuko umugisha ishimwe ry'ururimi gusa ntirihagije kora ndebe iruta cyane vuga numve ugomba kugira ukuntu nyine udutegurira akantu k'umunsi mukuru tukagira ahantu ukuntu twigenza nyine n'abakunzi bacu batwumva badukurikira niba ubwira abantu yuko bakunda nyaboneka jya uzirikana yuko mugomba gusangira iminsi mikuru na mama Charlene muzamusohokane muzagire gute ni nuko dukomeze nyine twagura ubwami bw'Imana ariko tunabona yuko abantu baba barabanye natwe burya
mu mwaka umuntu yaba yarakoze ibintu byinshi na evaluation y'abari gukora twakoze ivugabutumwa rikomeye ntabwo nabyibagirwa cyane cyane ko uyu mwaka wabaye umwihariko mu bihe bya coronavirus ntabwo byari byoroshye ntekereza ko mama Charlene iyobokamana TV mama Charlene official nubwo yije vuba ariko twaragerageje gukorera Imana ntekereza yuko abantu niba twima iminsi bikuri Imana izayitwihera erega burya niyiduha yiduhera muri bo azagira uguha ngo uvuge burya niyo iba yaciye inzira yes reka rero tugushime amen Imana ishimwe cyane